Tabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashyiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane kwigenekerezo rya kane Kigarama 2025 aho tugiye kurabira hamwe imirwano izindutse ikomeye. Ni mu gitondo cya kare muri Prado Ruzizi, bikaba rero bizindutse biba bibi cyane. Ruvunge bizakomeye, Kamanyura imirwano ikomeye iramutse iri kugenda ifata ibindi bice bitandukanye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Safari ugiye kutubwira ibiriko biragenda biboneka mu bice bitandukanye. Bwana Safari, waramutse neza? Waramutse neza bwana munyamakuru. Yego Bwana Safari, rero rumaze kumbwira uti muri iki gitondo bimeshanje, urambwira uti Ruvunge, Kitogota, Kamanyora, Prado Ruzizi urugamba ntirworoshye. Ubundi mu nshamake iyi mirwano yatangiye ryari? Imirwano nk'uko twagiye tukomeza kugenda tubigarukaho yatangiye gututumba ku itariki ya mbere, ubwo byari ku wa mbere. Yego, ariko yongera imbaraga zikomeye cyane ku itariki ya kabiri, aho ku mirongo njyarugamba imbaraga zasaga nkaho zifite imbaraga zikomeye cyane, kubera yuko zasaga nkaho hari hamaze iminsi harimo bamwe ku mpande zombi barimo basa nkaho bari gutegura ikintu gikomeye kuko umutekano wari wose. yego, ariko imbaraga zigaragara zatangiye kugaragara ku itariki ya kabiri, aho ihuriro rya AFC rikomeje kugenda rishaka kwigarura uduce twose, rishaka ko bigaragara ko M23 zishaka kujya zawumvira, ariko ikabanza gushaka gufata utu duce. yego, kuko ni mu nzira ziganayo neza. yego, ihuriro rero rya FARDC aho naryo rikomeje kugenda naryo ryongera imbaraga muri iyo mirwano, ndetse urabona ko utu duce dusa nkaho turi ku mipaka ibiri itandukanye. cyane cyane abafite ubwoba cyane n'ingabo z'i Burundi zaje kwijandika no gufasha iyi FARDC, ndetse bikagaragara yuko abenshi basa nkaho bashinze ama-antenne mu gihugu cy'u Burundi, ariho amakomporana agenda aturuka. Birasa nkaho nyine imbaraga zongerewe ku itariki ya kabiri, ariko ku itariki ya gatatu byari ibicika, nibwo hakoreshejwe imbunda ziremereye cyane, ndetse ibikorwa byinshi biraterwa kuko byagiye tubigarukaho. yego, muri iki gitondo rero bikomeje kugenda bihindura indi sura, ndetse yego, abenshi batangiye kugaragaza ko M23 ishobora kuba yarahinduye umuvuno, ndetse bisa nkaho yagiye ifata ibice bimwe na bimwe. yego, muri bwa buryo bwa politike, ndetse mu buryo butuje cyane, nubwo amasasu avuga n'imbunda ziremereye, ariko birasa nkaho barangije gufata uduce barangije kutugeramo kare. yego, mu buryo bushoboka bwose. Abenshi bazi yuko M23 iri gukoresha isasu, ariko M23 birasa nkaho yahungiye umuvuno w'imirwanire. yego, kubera yuko mu mirwanire abenshi bafite ubwoba, kuko iyo bagiye mu by'imirwanire ibikorwa byinshi bigenda bisenyuka, ndetse n'abaturage bakaba bahakomerekera. ugasanga nyine M23 yo isa nkaho yahinduye imirwanire, iri kugenda igubanya nabo bahanganye nabo mu buryo bwa gikomanda. yego. Wenda tutagiye kuri ibyo biri kugenda be, noneho tukareba ibiri kuba wambwiye uti hari force zaturutse ikamanyora, izindi zituruka Ruvungi, izindi zituruka mu bice bya Kitogota, Gatogota, bahurira Rubariki. Kugeza ubu kubirebana n'imirwano, urusaku rw'amasasu Safari ruragenda rugabanuka cyangwa ruriyongera? Ruri kwiyongera, ariko ikibaniro. yego, ikibaniro urabona ko riri guhuza za Rubariki, kuko bamwe nk'uko
bari guturuka Ruvunge bamwe bakava za Rurambo. Yego. Urabona nyine ko bifite iyindi sura kuko bikomeje kugenda bigaragaza ko abenshi bari kuri antene ya za Katogota basa nyine nkaho Kabanyora bavuga ko bayigezemo kera ariko isibaniro biracyahari. Ko hari abavuga ko M23 yabishaka kwigarura Uvira, nawe Bwana Safari ni kubibona, urabona aricyo kigamijwe? Ahubwo abaturage babashaga kwambuka bagasa n'aho bajya mu mujyi wa Uvira. Yego. Bavuga yuko ingabo za M23 zaba zaragezeyo kera. Yego. Ziri mu ibanga rikomeye nk'uko nakuze ko bafite tekiniki ikomeye cyane yo kurwana bucece badakoresheje amasasu. Yego, kugeza ubu biri kuvugwa ko mu kibaya cya Ruzizi hari abarundi bari kugenda bahunga urugamba bakambuka bagana iwabo mu Rugombo. Byo urabivugaho iki Bwana Safari? Ibyo muri kubona bihagaze gute kugeza ubu? Kubera ubwoba bukomeye cyane bw'imirambo y'abarundi yagiye igaragara ku murongo njyarugamba, ndetse urabona mu mirwanire kirazira kikaziririzwa kuba wasiga imigogo yabo mufatanyije urugamba. Yego. Ubwoba bwatangiye gutaha ingabo z'Uburundi, abenshi barambutse abasaga nk'abo, kuko n'ubundi nagiye mbikubwira ko hari ama anteni ari mu gihugu cy'Uburundi, kuko navuga ko Kamanyola iri ku mipaka ibiri, ndetse ingabo z'Uburundi zimwe zikaba basa n'aho bari kugenda basanga bene wabo bari hakurya i Burundi. Hari n'uwavuze ko hari abari bahunze b'abarundi, abari bari kuri pozisiyo bo bagenzi b'abarundi batiye kongera gusubira ku mirongo imbere. Byo byagenze gute? Amakuru bifiteho na ya Safari? Amakuru ndi kukubwira ngo bati bose, kuko kuva haboneka imirambo y'ingabo z'Uburundi yasigariye aho ngaho ku mirongo njyarugamba. Yego. Abenshi bose bagiye bakiza amagara yabo, ndetse biragaragara yuko nubwo imirwano ikomeye, ihuriro rya FARDC rikomeje kugenda nyine bigaragara yuko ryacitse intege. Yego. Kuko ntabwo bari kujya imbere, bari gukoresha amabombe aturuka kure. Ubwo abenshi bari kuvuga ko amenshi arayaturuka aho ku ma anteni bashinze ari ku hafi n'imipaka, ari iza Bujumbura. Yego. Bigaragara rero nyine ni icyo kibazo gihari, urwikango ni rwose, kubera yuko M23 yaragiye gutegura urugamba. Yego. Ndetse bisa nkaho yarangije kurusoza, kuko uduce biragaragara yuko ariyo iri kutugenzura, nta kibazo na gitoya iyo iyifitemo, kuko ntabwo igaragara iyo ifitemo ikibazo gikomeye, uretse kuba bafite intwaro rutura yikoresha. Bo ubona ko abasirikare bo basa nkaho bamaze kwigira mu baturage, bameze neza, nta n'ikibazo bafite. Yego, Bwana Safari, mbere yuko wenda uri buze kutubwira na situwasiyo iri ahandi, ndagira ngo unyemere hano hari ubutumwa bwanditse abaturage bari mu bindi bice bagiye bambwira ku misozi itandukanye. Ndagira ngo unyemere mbisomere abadukurikiye, ubwo turagaruka utubwira n'ahandi uko bimeze. Nta kibazo munyamakuru. Yambwiye uti waramutse neza munyamakuru, uko ibintu bimeze ubu birakomeye cyane. Ni uruhurirane rw'amasasu rw'imbunda rwatangiye kuva mu gitondo cya kare, kandi ruracyakomeje mu misozi ahitwa Ngomo, ahitwa Kamanyora. Twebwe abaturage twabuze uko twitwara, benshi bari guhungira mu Rwanda kugira ngo barokoke. Nta mutekano uriho hari na gato, abana bararira kubera ubwoba. Turasaba ko habaho uburyo bwo kudufasha no kuturinda, kuko ntituzi uko ibintu biri bukomeze kugenda bimera. Uyu ni umuturage uri Kamanyora wampaye ubundi butumwa. Ni mu gihe mugenzi we nawe yambwiye uti, narimubajije nti ese aho byifashe gute, ese urwo rusaku rw'amasasu ruri gutuma mukomeza akazi kanyu? Ahita ambwira uti wapi turimo turahunga twihuta,
kuko amasasu arakomeje, twatakaje ibintu byinshi, twabitaye mu ngo, ariko ubuzima nibwo bwa mbere. Turasaba ko haboneka ubufasha bwihuse ku bahungiye hafi hano ku mupaka, kuko niho tugeze. Biragaragara ko n'abandi bakomeje kugenda baza, turi benshi rwose. Nakubwira ko muri quartier dutuyemo nta wasigayeyo. Undi nawe yambwiye uti imirwano yatangiye tukiri mu mirimo ya mu gitondo, ubwo twari dutangiye kuba twategura gukomeza umunsi wacu, kuko twari tuzi ko iyi minsi ibiri iri buze kuba yabihagije imirwano iri buhagarare, ariko twahise dutangira kwiruka tugana ku muhanda, kuko rero ubwoba ni bwose, nta mwanya wo gusubira mu rugo. Abari batangiye kujya mu kazi kabo bahise bahunga. Kuri ubu turi kugenda dusatira umupaka w'u Rwanda. Undi yambwiye uti ibintu ni bibi cyane kuva mu gitondo, abana bari kumwe natwe nabo bafite ubwoba. Twashatse uko twacumbikirwa ahantu, turashaka ahantu twacumbikirwa hizewe, kuko ibintu bimeze nabi ndetse n'ubucucike ni bwinshi mu mihanda duhunga. Undi yambwiye ati twabonye imodoka z'abantu benshi zerekeza mu Rwanda, bamwe batwaye imitwaro yabo ku mutwe, amasasu aragenda atunyura hejuru, n'imbunda nini zirimo kurasa mu misozi, biduteye impungenge. Ni mu gihe yakomeje ambwira ati imiryango myinshi yo muri aka gace imeze nabi, nta byo kurya kuri ubu bihari, n'abageze mu Rwanda batangiye guhabwa ubufasha, nibo batubwiye ngo natwe duhunge, kuko ibintu biri kurushaho kugenda biba bibi cyane. Twari twiyemeje kuguma mu ngo zacu, ariko byanze. Ubu turimo gushaka aho tujya, kandi inzego z'umutekano z'u Rwanda zikora hafi y'umupaka turazizeye ziri buze kuduha ubuhungiro, tujya ahantu hatekanye, kuko aha turi ntabwo hari umutekano. Bwana Safari, ibi nibyo abaturage bari mwabiriya bice bambwiye, barambwira uti kuri ubu ibintu birakomeye, kuri ubu ubwoba ni bwinshi. Ndagira ngo rero utubwire situation n'ubundi ikomeje kugenda igaragara muri abaturage bahunga. Ese abahunga bo baracungirwa umutekano wenda ku buryo nta waraswa n'isasu rimugire nabi? Nta kibazo kigoye, kuko si n'icyo kibazo cy'abaturage gusa, kuko abaturage n'abasirikare babo bari guhunga. Yego, ariko abenshi nubwo bari kuvuga ngo bari kwerekeza mu Rwanda, abenshi bari kwerekeza i Burundi, kuko yego, urebye nko muri teritwari ya Walungu, yego, umutekano ukomeje kugenda utera ubwoba, ku buryo ndetse abasirikare bari kugenda bambukana n'abo baturage nyine basa nkaho nyine babacungiye umutekano. Abenshi bari kuvuga yuko aho guhungira nyine ari mu Burundi, ndetse abaturage bagana mu Rwanda ni bake cyane, ntabwo ari benshi. Ku birebana no kuba hari abandi basirikare b'Urundi bakoherezwa, byo Bwana Safari, mu makuru mufite haba wenda hari abandi bari kugenda bongerwa mu gihe urugamba rukomeye? Kuko nkuko bigaragara mu makuru akomeje kugenda agaragara, nuko Burundi buvuga ko uyu Uvira M23 ikomeje gusatira mu gihe bimaze gufatwa, byaba bibashyizeho ibyago bikomeye, binatewe n'ubutumwa Munyarugabo yatanze avuga ko abarundi nibakomeza kwishora muri imirwano bazabigira mu ibyago. Bihagaze gute kuri deployment y'abasirikare b'u Burundi? Abasirikare b'u Burundi bonyine bakomeje kugenda boherezwa, nk'uko navuze, bafite udukundi dusa nkaho tubura. Urumva ibice bari kurwaniramo bo bafite aho basa nkaho bari ku buryo byoroshye, bari hakurya i Burundi. Abenshi abo bohereza rero baragenda bakubitwa inshuro na M23, bamwe bakaba basubirayo, ariko bakongera bagashyiramo amaraso mashyashya, kuko urabona muri utu duce nagira nkubwira twamitse indiri, aho ni mu karere ka Walungu. Yego, bari kugenda nyine bashaka kugana ku misozi miremire ya za Katogota na Ruvugi, kuko n'ahantu heza h'imirwanire.
yego bari kwishora nyine, ariko nk'uko ndi kubikubwira ubwoba burasa nk'ububataha kuko bari gukubitwa inshuro ni M23 yahinduye imirwanire, ndetse bikaba bigaragara yuko bo ibyo bari kwikoza byose yego bishobora kuzatuma ingabo z'u Burundi zisa nkaho zifata umwanzuro wo kutohereza izindi ngabo, kuko ingabo z'u Burundi nizo ziri kugaragara nkaho ziri guhura n'ikibazo gikomeye cyane, kuko nubwo wumva iri huriro impamvu twibanze ku ingabo z'u Burundi nuko aribo bari kugwa ku mirongo njyarugamba, kandi noneho mu kugwa ku mirongo njyarugamba iyo migogo yawo igasigara aho ngaho nyine ubwo ntiyitabwaho, kuko ni ibintu nyine bisa nkaho biri kugaragaza isura mbi mu myitwarire ya gisirikare. Ubundi kirazira kuba abo bafatanyije urugamba ushobora guta imigogo yabo ku rugamba, kuko iri huriro uzi yuko ririmo ingabo nyinshi, harimo nka za FDLR, abazarendo, ariko hari kugaragara ingabo z'u Burundi zifite ikibazo gikomeye cyane, ndetse ziri kugwa abenshi ari kuvuga ati byashoboka ko ingabo z'u Burundi zishobora kuba zitazi igisirikare, ariko abenshi nyine bari kuvuga ko aribo bari kuri misiyo ikomeye cyane, kuko bo bafite n'ubwoba yuko M23 ishobora kugera mu gihugu cy'u Burundi. Yego Bwana Safari, ubwo reka tukureke ukomeze ukurikirane situwasiyo iri aho ngaho, uze kutubwira mu masaha ari imbere ibindi biri buze kugenda bikomeza kugenda biba. Nta kibazo ndahabaye. Bakunzi bacu reka duhite duhamagara n'umunyamakuru wacu urigoma nawe atubwire situwasiyo iri mu bindi bice. Munyemerewe tumuhamagare atubwire nawe uko bihagaze kuri situwasiyo iri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho urugamba rukomeye kandi rukomeje kugenda ruba imberenge. Ibiro bikaba biri gutuma abaturage benshi bahunga, nk'uko Bwana Jean Paul yaramaze kubitubwira, akatubwira ko urugamba rukomeye kandi rukomeje nk'uko bihagaze. Jean Paul, umeze neza rafiki? Meze neza cyane, ndashima Nyagasani. Yego Imana ishimwe. Tugwamagaye turi mu makuru, twari tumaze kumva situwasiyo iri muri Sud Kivu. Mutino batubwiye uko bimeze, turashaka kumenya situwasiyo iri mu majyaruguru kugeza ubu ngubu, naho tuzi kuri umwe mu banyamakuru bakomeye bakurikirana ibya makuru. Wabanza ukanabwira abadukurikiye aho bashobora gukurikirana amakuru yawe utangaza, noneho ukinjira mu nkuru tubwira uko bihagaze. murakoze cyane ndetse n'abakunzi bacu. Aho bashobora kutubona rero ni kuri Machachari Official, winjiye ukandika Machachari Official uhita utubona vuba. Tuherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niho tuba turi ndetse ni naho dukorera nk'ibisanzwe. Ndumva rero wenda byibuze bishobora kuba ibyo bihagije wenda, ariko ndumva wenda ikibanze ni ukubwira abakunzi bacu ukuntu ibintu bimeze kugeza amagingo y'angaya. Yego, ndagira ngo tubwire kuko amakuru akomeje kugenda aza, hari abakwirakwiza ibihuha, ariko twe tuba tugwamagaye kugira ngo dutangaze amakuru ya nyayo biri kugenda biba. Murakoze cyane. Ahangaha buriya twavuga ko muri aya masaha, kuko ni amasaha birumvikana ni ijoro cyangwa se wenda biterwa n'ingengabihe y'udukurikiye, ashobora kuba wenda kuri we ari mu gitondo simbizi, ariko twebwe aho duherereye kugeza amagingo ya nuko bwiriwe cyangwa se uko byiriwe ni imirwano kuva ku munsi w'ejo bundi yaberaga muri Kivu y'Amajyepfo. Ahanini niyo wenda tugiye gusa nkaho dukomozaho, wenda n'abakunzi bacu nyine tuzajya tubararikira yuko tuzajya tuba rimwe na rimwe tuzajya tuganira tukababwira uko bimeze nk'abari kuri tele. Ni imirwano yatangiye ku munsi w'ejo bundi ndetse inakomeye yaberaga muri Kivu y'Amajyepfo. Cyane cyane ni ibitero byabaye generalize byagabwe haba muri axe
ya Ruvungi. ubwo iyo tuvuze Ruvungi rero tuba tuvuga Ruvungi, Katogota ndetse na Kamanyora, byose tukabishyira hamwe kuko iyo twaje hino muri Kamanyora ubwo tuba turi muri teritwari ya Walungu, ariko iyo ugeze imbere gatoya ya Kamanyora ugeze Katogota uba umaze kwinjira muri teritwari ya Uvira. ubwo aho ni muri Kivu y'Amajyepfo, usa neza n'uwegera umupaka w'igihugu cy'u Rwanda, ubwo aho ngaho ndetse unasatira umupaka w'igihugu cy'u Burundi. Birumvikana rero ni imirwano mu by'ukuri imaze iminsi ibiri ndetse n'akazi cyane, saho yaberaga gusa, wenda yaberaga no mu bindi bice. Ubwo rero wenda icyo twabwira abadukurikiye kugira ngo wenda birinde na za nkuru ziba zigenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga, haba harimo n'ibinyoma byinshi. Amakuru yagiye acicikana avuga ati Kamanyora yafashwe kubera ko ku mupaka wa hariya Bugarama mu murenge wa Nzahaha hariya hafi ku mupaka w'u Rwanda kuri Kamanyora kuko habonetse abaturage bagiye bahunga. Wenda inkuru zagiye zitangwa bavuga ko wenda aho ngaho hamaze kwigarurirwa n'ingabo za leta, ariko suko bimeze. Icyatumye abaturage bo muri Kamanyora bagaragara berekera mu Rwanda, bahungira mu Rwanda, nuko hari ibisasu byaraswaga biturutse cyane cyane muri plaine cyangwa mu kibaya cya Rusizi, biturutse aho bita za Ruberizi ndetse na Ruvungi, ari naho twavuga ko ingabo za AFC M23 umutwe wa M23 wari wamaze kugera, na n'ubu ngubu twavuga ko ariho uraye. Gusa icyaje kuba ikibazo gikomeye cyane nuko igihugu cy'u Burundi kimaze n'izi kigaragaza imbaraga nyinshi muri iyi ntambara, nacyo cyaje gufata imbunda kikazishyira mu gihugu cyabo. Ubwo ndavuga aho bita za Kibitoki, bagatangira kurasa haba muri Kongo ndetse bakanarasa no mu gihugu ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Urumva ko rero hari ibintu bitoroshe gatoya hagaragayemo ndetse no gushotorana. Navuga ko igihugu cy'u Burundi cyashotoye, navuga ko cyashotoye ibihugu bibiri, kuba twumva neza babyumve, cyashotoye Kongo kuko ubundi hariya ntabwo aribo bahagenzuraga, ndetse gishotora n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo wenda ntabwo turi abavugizi wenda b'igihugu cy'u Rwanda cyangwa igihugu cya Kongo, ariko kandi ni ibyo twabonaga nk'ijisho ry'itangazamakuru. So abantu batari bakeya ibyabo byangiritse cyane, haba Kamanyora ndetse na Katogota bitewe n'imbunda zaharasaga, ariko kandi hari n'abapfuye kuva ku munsi w'ejo hari abantu bagiye bapfa, ndetse n'uyu munsi hari abapfuye kugeza amagingo aya ngaya. Wenda ripoti ya risasi na Mageruri ntabwo twahita tuyitanga uyu mwanya, wenda abari butwumve bumve ko ari urugamba rutoroshye, ndetse bivugwa ko no muri aya masaha muri iri joro rwakomeje kugeza amagingo aya ngaya. Intare za Sarambwe cyangwa se ingabo za AFC M23 zaraye ku biro bya polisi muri Ruvungi, niho ziri, ariko urumva ni ukuvuga ngo bo ntabwo bahoze atirari rero yagaragaye cyane kubera ibyateye panike. Ni izo mbunda zarasaga ziturutse kure zigasenya amago, nuko nguko wenda iyo niyo wenda ni mu buryo wenda buhinahinnye, nibyo navuga byabereye hariya, keretse niba twahava tukerekera no muri teritwari ya Mwenga, kuko naho ntabwo byari byoroshye, yemwe no muri teritwari ya Walikale ntabwo byari byoroshye. Bwana munyamakuru, yego watubwira no muri Mwenga nawe ukatubwira situwasiyo hari kugira ngo badukurikiye babashe kumva amakuru azira ibihuha. Mwenga wo bizifashe gute Rafiki? Yes, urakoze cyane. Mwenga ni imwe nazo muri teritwari 8, ni teritwari 8 zigize ntabwo ni teritwari 8 zigize intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo iyo tuvuze wenda nko abadukurikira bari nko mu Rwanda nituvuga teritwari bajye babyumva wenda urugero nk'akarere, ariko ntabwo biba bingana byumvikane, kuko intara yo yitwa intara muri Kongo, yemwe no mu Rwanda byose bikitwa intara mu buryo bwo wenda byo dushatse nko kugereranya. Igizwe rero ni intara ya Kivu y'Amajyepfo igizwe na teritwari zigeze muri 8. Ubwo hari teritwari ya Ijwi, hakaba teritwari ya Karehe, hakaba teritwari ya Kabare, hakaba teritwari ya Mwenga, hakaba teritwari ya Fizi, hakaba ndetse na teritwari ya Walungu, yemwe hakaba na Shabunda. Ndumva nizo ngizo nizo zigize intara ya Kivu y'Amajyepfo. Intara ya Kivu y'Amajyepfo ni nini cyane kurusha intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ntabwo zingana. Byumvikane ko rero ni nini, niyo mpamvu teritwari ya Mwenga nayo ni imwe muri teritwari zisa nkaho zikoze zinateye na neza ku bantu wenda bazi biriya bice, ku babigezemo. Ifite imiterere myiza
mwiza, kabone n'ubwo kugeza amagingo y'aya twavuga ko AFC mu 23 kuri iyi teritwari isa nkaho iri kugenzura 2/3 byayo, kuko sheferi 3 nizo igenzura. Ubwo sheferi ubwo tuba dushatse kugereranya wenda n'imirenge kugira ngo bize guhura neza ku babizi. Iyi kugenzura sheferi 3, hanyuma izindi sheferi 2 zikaba ziri kugenzurwa n'igisirikare cya Kongo. Benshi bagiye bavuga ko teritwari ya Mwenga cyangwa icyicaro cyayo cyafashwe, ariko ubundi ntabwo kigeze gifatwa kuko hagiye habaho imbogamizi zikomeye cyane, kuko ikiraro cyari cyahuzaga ibice byari byigaruriwe na AFC mu 23 cyaje gucibwa na coalition. Ndakeka wenda abagenda bakurikira amakuru y'ahangaha muri Kongo barabyumvise. Ubu rero ntabwo byari bisanzwe, nubwo kamera z'abanyamakuru benshi bari bazerekeje hariya mu kibaya cya Rusizi, ariko byaje kuba ngombwa ko hariya no muri Mwenga naho ntabwo byari byoroshye, kuko icyagaragaye kidasanzwe nuko ingabo za leta cyangwa ingabo za FARDC zagaragaye zikubikirwa mu mujyi wa Kamituga. Iyi Kamituga ni imwe mu mijyi ikomeye cyane ndetse inacukurwamo amabuye y'agaciro. Bikaba byumvikanye rero yuko iyi Kamituga yahungiyemo ingabo za FARDC zahungaga, hanyuma bakaza gutangirwa n'ingabo z'abarundi. Bakubitwaga nande Rafiki? bakubitwaga n'ingabo z'abarundi, bakubitaga n'ingabo z'uburundi, kuko ubu ngubu arizo zagaragaye mu rugamba cyane, zabatangiraga ndetse bikaba ngombwa yuko bakubitwa, ariko kandi n'abaturage nabo bagafasha izo ngabo. Aho ni muri Kamituga. Ni ibintu mu by'ukuri bigaragara ko bitangaje kubona ingabo z'amahanga zihangara ingabo z'igihugu bakabakubita ngo nuko barimo barahunga urugamba. Ibi rero bikaba byatangaje abantu ndetse benshi bakabyibazaho byinshi. Ni urugamba rero rusa nkaho ruri gusatira Mwenga centre cyangwa se icyicaro cya teritwari ya Mwenga, ariko kugeza amagingo bikigoranye kubera ko hakiri gukoreshwa imbaraga zo mu kirere cyane cyane, aho rero izi imbaraga zo mu kirere cyangwa Air Force zikunze kwibeshya kenshi, ahubwo zikarasa abo zari zigakwiriye gutabara. Nuko nabivuga, hari uburyo n'ubundi n'uyu munsi byababayeho, barashe hanyuma barasa bamwe mu basirikare ba leta ndetse n'ingabo z'Uburundi, aribyo rero byatumye ingabo zihunga. So ubwo muri Mwenga nuko nguko bimeze, wenda tuze kuza kubigaruka mu buryo burambuye mu makuru yacu ataha, ariko haraye panike hagati y'ingabo z'Uburundi ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe barimo barabuza abandi guhunga, abandi bakavuga bati mutureke twihungire. Nuko nguko biraye bwana munyamakuru. Naho kugeza ubu ko bivugwa ko no mu bice zo muri Nord Kivu, mu bice bya Warikare, Rubero ndetse n'ibindi bice bya Rucuru naho hashobora kuba hari ibiri kuba nyuma y'uko FDLR rihawe ibikoresho ndetse n'ibiribwa. Bihagaze gute muri Nord Kivu Rafiki? Muri Nord Kivu rero icyo dushobora kuvuga uyu munsi ni muri teritwari ya Masisi. Wenda ndasa nkaho nkomojeho, ni teritwari ihana imbibi na teritwari ya Warikare. Muri teritwari ya Masisi cyane cyane mu gace ko bita Gatori ndetse na Kazinga, no duce tubiri dukomeye cyane tumaze nta cyumweru bibiri birarangira utu duce twigaruriwe na M23. Rero hongeye kugaragara ibitero bikomeye cyane ndetse byashakaga kwigarura utu duce, nyuma y'uko ku munsi w'ejo, ndumva ni ku munsi w'ejo, niba atari ejo bundi, ndumva ni ejo bundi kubera ko ubu burije, ni ejo bundi niho habereye inama yahuza imitwe yose ya Wazalendo baganira ngo ukuntu bagaba ibitero bakareba ko turiya duce twakwigarurirwa, dore ko twari dufite agaciro gakomeye cyane, ariko dusa nkaho twagaragaza ko teritwari ya Masisi yuko bakiyifiteho. Rero ni ibitero byaje gusubizwa inyuma, kandi bikaba bivugwa ko byagabwe n'abajenero bishyizeho cyangwa abajenerali bakunze kwita ngo ni abajenerali autoproclame, barimo uwitwa Generali Mutayomba ndetse n'uwitwa Generali Kigingi. Aba ni aba autoproclame, nibo bagiye bihereza ayo mapeti bakaniyita abajenerali, nibo bagabye icyo gitero, ariko ibitero biza gusubizwa inyuma. Aho ngaho akaba ari muri teritwari ya Masisi. Ariko twinjiye gatoya tukajya muri teritwari ya Warikare, duse n'abakomeza tujye hirya hafi y'aho bita Ipinga, akaba ari muri groupement ya Kisimba, ariko imwe lokalite. Ubwo lokalite tugereranyije twabyita wenda sinzi niba twabyita nk'umudugudu cyangwa se akagari mu ubwo buryo. Lokalite ya Banakindi
habereye naho imirwano ikomeye cyane kubera ko hari umusozi umaze iminsi ufitwe na FCM 23. So biragaragara ko ibitero byose byabaye generalize kugira ngo barebe niba hari ibice bakwigarurira kubera ko bamaze iminsi ibice byinshi barabyambuwe. Navuga ko rero kugeza amagingo ya nta kigeze kibahira hanga muri territoire ya Walikale yemwe no muri territoire ya Masisi, gusa aho benshi barebaga hari muri territoire hari muri Kivu y'Amajyepfo. Niyo mpamvu benshi batanamenye ko no mu zindi territoire zigiye zitandukanye haberaga imirwano, gusa imirwano yabereye mu bice byose by'imirongo y'urugamba, hose humvikanye urusaku rw'amasasu y'umunyamakuru. Yego, naho igomaho ni amahoro n'ahandi za Sake Bambira ukomeza ugana muri ibyo bice bya Masisi? Igoma niho turi hameze neza cyane, nta kibazo gihari kugeza amagingo yanga. Ibyo ngibyo ibyitwa n'intambara bwana munyamakuru basa nkaho banamaze no kubyibagirwa, nabo babyumva mu makuru nk'uko tuba tubivuga, basa nkaho tumva yuko n'intambara yabayeho haba muri Goma gukomeza Sake n'ahandi. Gusa wenda hafi yaho hashobora kumvikana urusaku rw'amasasu ni muri Parike Nationale ya Virunga, ariko ubu ngubu hamaze iminsi hari gukorwa operasiyo atandukanye. Ubu ngubu ntabwo baheruka kugaba ibitero, ndetse ibijyanye n'ubujura wenda bishobora gukorwa mu by'ubujura bisanzwe. Ibyo ngibyo burya ni ibintu biba bisanzwe, abajura babandi bakihishe mu rugo wenda bakiba, ariko ahanini nabyo byanamaze no gukemuka, ntabwo bikibaho. Aho navuga hafi wenda haba hari urugamba ni muri territoire ya Karehe, naho ni muri Kivu y'Amajyepfo, kuko Karehe buriya ubuturutse iyo Sake ugakomeza ukagera Bweramana, ukarenga Bweramana ukagenda ukagera za Nyabibwe ukomeza kuko ugeze Minova deja ubugeze muri Karehe, iyo ugeze muri centre ya Minova ugeze muri Karehe. Muri Karehe rero hari ibice byegera parike ya Kabuzi Biega, Parike Nationale ya Kabuzi Biega. Iyo parike rero akaba yikunze kuko ibamo interahamwe cyane zagiyemo zahungiyemo ziturutse muri Walikale yemwe no ahangaha muri Parike Nationale ya Virunga, bakunze kugaba ibitero. Gusa amakuru arambwira ko mu gace ko muri groupement bita Mubugu, groupement ya Mubugu ariho haje kumvikana urusaku rw'amasasu, naho ni muri direction mu cyerekezo cya Bunyakiri. Bunyakiri rero kugeza amagingo yangaya werekeza Hongo, akaba ari ahantu kugeza ubu hakiri ibyicaro bikomeye cyane by'intera hamwe, n'ubu ngubu zikaba zikirimo. Gusa AFC 23 irimo irapersa cyangwa irimo iracengera yinjira muri iyo parike kugira ngo irebe niba yabegeza kure, kugira ngo abaturage baba ba Kabare baba ba Karehe babone umutekano. So nuko nguko situation zimeze bwa munyamakuru. Yego, bwana Rafiki, hari ikibazo maze iminsi nibaza ariko sinayigeze mbona wampa ubusobanuro buhari. Ese abasirikare b'u Burundi baba bari no muri Nord Kivu cyangwa bari muri operation muri Sud Kivu gusa? Urakoze cyane. Abasirikare b'Abarundi na abasirikare bamaze kwitwa cyangwa se bamaze guhabwa bamaze guhabwa uburenganzira bwo koopera. Barabitangiye ubundi baje ku batabizi batangiye ntabwo baje muri iriya bise coopération bilatérale cyangwa se ubwumvikane bw'ibihugu byombi. Ku batabizi niko babyumva, ariko ubundi abasirikare b'Abarundi batangiye mbere, ndetse n'ahitwa za Mushaki n'izo za Sake zitarafatwa, kuko bazanye n'ingabo zitwaga East African Region Force cyangwa ingabo z'akarere, ndakeka abantu barabyibuka. Zizana n'ingabo za Uganda, ingabo za Kenya, yemwe Tanzania ntiyabonetsemo, n'ingabo za Sudani y'Epfo. Hanyuma ingabo z'u Burundi zo zaje igihe abandi batashye, zo ntabwo zigeze zitaha. Zagize uruhare rukomeye cyane rero mu bwicanyi bwakorewe abaturage, zagize uruhare rukomeye cyane mu itwikwa ry'amazu y'abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ariko biganjemo abo mu bwoko bw'Abatutsi. Ibyo birazwi cyane nk'aho yitwa ku Nturo. Ntekereza ko abantu babizi, ndetse biri no mu mateka, benshi bafite n'amabyiga aracyahari. Ni ingabo z'Abarundi zabikoze. Birazwi rero kuva icyo gihe ntabwo zigeze zitaha, ahubwo zo zarahagumye kubera ko n'ubundi zakoranaga bya hafi n'interahamwe, ndetse bagakorana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na za Wazalendo. Ibyo birazwi byarabaye. Ubu ngubu rero kugeza ubu ntaho ingabo z'u Burundi twavuga ko zitari, gusa ku bwinshi bwabo kuko bakorana cyane ndetse bahuje, kavuga ko bari muri Kivu y'Amajyepfo, ariko no muri Walikale haracyarimo effectif wenda nkeya ihari. Gusa hari effectif tuzi yakoreraga y'abasirikare babo bataliyani yakoreraga muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane muri Grand Nord, aho bita za Rubero. Abaje kuhava
batorotse bafatirwa Ipinga, hanyuma igisirikare cy'u Burundi kiza kubaexija yuko babatwara bakabafunga. Yari batayo yose yari iturutse iyo ngiyo muri Grand Nord. Nta ngabo z'u Burundi zikiri iyo Grand Nord. Tuvuze Grand Nord ubwo tuba tuvuga Rubero ndetse na Beni uzamuka, ariko muri Petit Nord ariyo Warikare baracyahari. Ni bake cyane yego, ntabwo ushobora kubamenya kuko bakora bavuga ururimi rumwe n'interahamwe, bamaze kwambara umwambaro wa FDLR barahari. Ni bake cyane ariko barahari bwana munyamakuru. Yego, tugenda tugana ku musozo Rafiki, ndagira ngo n'ubundi usanzwe ukurikirana ibyamakuru mfashe gusesengura. Ibi ni ibiri kuba mu gihe habura amasaha make Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sinywa amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari Son Excellence Kisekedi, hari His Excellency Paul Kagame, hari Son Excellence Evariste Ndayishimiye, hari His Excellency Dr. William Ruto ndetse n'abandi banyacyubahiro batandukanye, ndetse na Donald Trump arabahari. Turitega iki mu gihe abanyapolitike ndetse n'abadiplomate bari muri gahunda zo kurangiza ibibazo, ariko n'ubundi intambara ikaba ikomeje kugenda iba? Mu mboni zawe ubona twakitega iki? Icyo dushobora kwitegura koze cyane kuri iki kibazo, benshi bashobora kuba bafite kubyibaza ndetse biri no kwandikwa cyane, ariko twebwe amakuru dufite, twebwe tuganira ndetse na bamwe mu bayobozi bari hafi ba AFC-23, iriya ni ibiganiro ndetse n'amasezerano ahuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku makuru dufite kugeza amagingo ya ndetse mu by'ukuri atari ivumbi, aravuga ko AFC-23 biriya biri kubera i Washington bitabareba na gato, ahubwo barebwa n'amasezerano ya Doha. Ariko tugiye kugerageza gusa nkaho tubihuza kugira ngo byumvikane. Baravuga ko bo barebwa na ya Doha, ariko ya Washington ari ibihugu bibiri, kandi aba AFC-23 bakaba ari abakongomani, bakaba ntaho bahuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo nibwo busobanuro bwa AFC n'u Rwanda, ndetse nk'uko rwagiye rubigaragaza rukavuga ko ibya AFC ari ibya AFC nk'abakongomani ku giti cyabo barwanira uburenganzira bwabo, hanyuma u Rwanda narwo rukaba rufite ibyarwo birureba, cyane cyane k'umutwe wa FDLR ukorera mu mashyamba ya Kongo. Ubu ngubu ukaba waramaze kugera no muri Bujumbura. Bakavuga ko ikibababaje ahanini ari icyo ngicyo cyo kuba babapangira kubatera. Rero iyo tugerageje gusa nkaho tubihuza, cyane cyane ko u Rwanda ruhora rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23, ariko rukabihakana rukabitera utwatsi, ndetse na M23 ntiyahwemye kuvuga ko nta gihugu na kimwe kibashyigikira uretse kuba bo ubwabo barwanira uburenganzira bwabo, kandi nkatwe duhari natwe tukabona ari uko kuri guhari, kandi ari uko nguko dushobora kubivuga. Navuga ko rero kuba bari abayobozi bose berekeje muri biriya bice bari buze gusinya amasezerano yabo, hanyuma Tshisekedi akaba ari buze gushyiramo ibintu bishobora gusa nkaho biza kugorana. Hari ijambo rimwe ryagoranye kumvikana, turimo turihuta cyane abantu baze kutwihanganira, ryitwa ubwirinzi. U Rwanda rwavuze ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka yarwo. Kinshasa rero iyo interpretation bo bakoresha ingamba z'ubwirinzi zo bazita ngo gukura ingabo zabo muri Kongo. Ibyo bintu rero ni amagambo abiri usanga habanye, bitajya bihura na gatoya n'iyo bemeranye nije, bakavuga ngo bagiye gusinya iryo jambo rijya risigara mu by'ukuri rikaba n'amasezerano akaba insigara cyicaro. Sinzi niba ari uko ushobora kubivuga. Baragenda basinye, kandi bishobora kuza gukunda cyane cyane ko bahageze, ariko ku bijyanye no kubahiriza cyane cyane nkomoza kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyitwa kuvuga ko u Rwanda rushyigikira AFC-23 n'amadisikuru de hene. Ntabwo disikuru de hene ubwo ni amagambo y'inzangano cyangwa amagambo ashishikariza avuga ko u Rwanda, abanyarwanda ari babi, igihugu cy'u Rwanda aricyo kibatera ibintu nk'ibyo. Bashobora bashobora kuza kwemera gusinya, bagasinya interpretation iri literere igaragarira ku mpapuro, ariko interpretation literare bya bindi wenda bo ubwabo biyumvamo bikaza kurangira ntacyo bimaze. Kuri AFC rero
iri ku rugamba hanga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko bo nta kibangaje kuri ayo masezerano, ibibareba ari amasezerano ya Doha, nubwo bagiye basinya nabo ubwabo ukabona nta na kimwe kigeze cyubahiriza bwana munyamakuru. Urabona ko biriya bintu navuga ko ari ibintu byo kubafata umwanya, nta na kimwe gishobora kuzashyirwa mu bikorwa. Yego, reka tugushimire cyane bwana Rafiki, urakoze cyane kuba utugejeho amakuru y'ibiri kuba actuality. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye kandi n'abakunzi bacu bose ndabashimiye cyane, murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Hasta la vista.